mu by'ukuri ukurikije uko irushanwa urwego rwariho ngewe ubwanjye icyizere nari mfitiye aba basore b'abanyarwanda nta nubwo nari nzi ko bari buzenguruke za nshuro 9 zo kuri golfe ariko ikintu gitangaje ni uko yazamutse hano kwa Minyoni basoza bongeye kuzenguruka atari nawe wa nyuma aba bajene babashimire aho kugira ngo uyu muntu uvuye martya yarazengurutse izi nshuro akananirwa inshuro ebyiri za nyuma zo kugira ngo asoze irushanwa ngo azava hajye kuba umunyonzi mahoko nyakubahwa minisitiri rwego nyine babayindurira ubuzima mu buryo uyu muntu ko yitabiriye irushanwa ry'isi nyakubahwa abayobozi mwese b'iki gihugu ndetse n'umukuru w'igihugu aba bantu batuzirikanire wenda abandi bo barangara we tukwizeyeho gufasha aba bantu mubagira abantu sibyo si benshi hari umunsi bicaye muri ya ntebe y'icyubahiro mu gusiganwa ku bihe ibyo byose byaragaciro k'igihugu iyo umuntu akoreye igihugu bunini yikorera amaboko nk'uko twari twarababwiye ngo tube imfura twabaye imfura zitagira izindi ziterwaho tuba inyangamugayo tuba abafana beza dufasha ngira ngo n'umukuru w'igihugu ngubu yabyanditse ndetse n'abajura twari twumvikanye ko muguma mu rugo kandi inama ndacyayibagira ubwo rero nejo narebye kuri televiziyo y'abafaransa niba bafite ubwo bwoba rero bafite ubwoba bw'ukuntu ngo hagiye kuza n'amarushanwa y'imodoka buriya mwana araritwara imyaka 27 aba yaravutse Kigali nziza murwa w'amahoro hari ifoto nabonye umuntu afite ibendera yiteye ibicu yazamutse ariko hano uyu muntu iyi ni indege ariko yari amafoto ya iyi ni indege drone ni indege iyi ni mu kirere kajugujugu drone cyangwa kewe ari kajugujugu rwose yanyuragaho ubundi iyo ariko nabonye byabishanga mpita mbona kiriya gahunda ari gahunda terebye iki nicyo bita umufana oya bayihagaze hari batatu ariko ifite stand ikomeye munzu kuntu umumotari rwose babwiye ngo mwidagadure tunyonge ubwo banyonze gari moteri zivuyemo uzi ko yendaga gusumba ntuza n'amahane bamwe bagira kemera rwose akavuga hari abantu bose bagombaga n'abajura Nyabugogo ngo baje kureba umunyonzi aciyeho baravuga ati ariko amaduka ntasigaye akingwera bakase basangana ba nyiri amaduka basubiyeyo ati uyu munsi nta kintu ducyuye hari ifoto nabonye rwose umuntu ufite ibendera ry'igihugu kewe mu bicu hejuru yatarotse Kigali yacu ubwo ikiba cyabaye uyu muntu ni ukuvuga ngo yiteye nko hejuru kameramani aramufata hari ukuntu iyo umukameramani ari hasi gutya oya ni ukuvuga ngo ikintu gihari yari arimo afotora barahura hari amafoto ubundi umufotogarafe asanga afite video y'abafotogarafe mwababonye harimo n'abafotoye ntuza ngo intambara y'isi ya kabiri Kigali ejo yarafotowe mw'abantu mwabonye abafotogarafe singuye ko aribwo nanjye nabonye hagati ya Jari na Shyorongi kuva ku bazamuye mu kirere ndavuga bari convention ibi ejo ntuza umugabo witwa David Bayingana yari yarondogoye disi hagati atabanyamakuru ati televiziyo zibaho n'izitaba ati zo twumvise nizo tutarabona ati zose zari Kigali ariko tuvugishije ukuri ati ubu ngubu ati ni iki leta yakwishyura ngo abantu bose mu nkuru zabo bibihangange twabonye kuri televiziyo ngo bandike Kigali muri mu ntuza yabo ariko nabo hari umunyamakuru hari umufana sasa hari umunyamakuru umufana bakabumva ejo numvaga bari abanyamakuru bo kuri UCI bari kogeza umwe abaza mugenzi we ati mu bihe nk'ibi twigeze tugira by'amagare wigeze ubona ahantu hari ikivunge cy'abantu bangana gutya baramubwira ati n'ubwa mbere nanjye bimbibonye ikigaragara cyo twaritabiriye abantu bari bakeneye kureba igare noneho kandi bashoje muri weekend mwabonye umufana wari uri Nyamirambo abantu b'inyarugenge muri imbere cyane Nyabugogo abantu barakubise baruzo ndavuga se ko ku cyumweru ubundi baba badahari bavuye mugenzi aravuga ati ndatega igare polisi nijyanye isaha se oya irasaha polisi irayobora irasaha iri mu yindi modoka inyuma mu yindi modoka yewe Nyabugogo umuntu yavuga ati ndatega ari uko wabonye kamera iri ku ntuza imbere kuri kajugujugu irasiyo buriya yabyihorere zikurikiranye ari nyinshi hari zo nabonye bahambiriye ku biti kamera ariko indege yabo ntago bayisanze Kigali iyi ni ntuza isi ya yindi nagiyemo sha
indege ni i Kigali da ni nayo igiyemo ni i Kigali Ayigwe. zubona nta ndege twagira Oya, Iyi nari ngiyi nzi ko ni nyine iyi ngiyi yari Oya, iba ni yarabugenewe Oya. hari n'izindi zo gufata amafoto twese indege ariko yacu hari n'izindi. twe indege yacu muri Espagne izi ni akagera hari iri muri Espagne muri garaje hari indege muri garaje hariyo nta yindi baragura ariko rya garaje naryo rirakanyagwa ubu rizabona ubukodera uriya moteri ntibagiye kuyi moteri yaragonze niyo mpamvu Urugendo ikiri kwa mutwe nawe nabonaga hasa neza rwose abantu barazamutse abaturage batuye Norvège muri imfura cyane kabisa dore umufana hano ni hehe ni mu nzira mu mihanda ni mu mihanda y'i Kigali urabaza ngo ni hano Kigali ariko ni hano mu Kabuga da sibyo ngo aha ni mu aha kabuga ka Nyarutarama ahandi munsi ya BNB cyane dore umufana aha ni ejo hari uwarekuye idarapo arizunguza twese turahumiriza tuzi ngo umunyonzi agiye kujya cyokora asanga rivuyeho hari ukuntu bagiraga batya ararijugunya ndavantuye mu birigi amaze abantu kandi yarijugunye ari ku ruhande rw'aho bari tuba tutagiye kurimbura bene wabo tu ariko agira atya rikubise basanga rigarutse abandi bantu yewe bahajya ati muri imbere bahajya ati kabisa yo 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 baraguhera ku munsi wa harimo akaririmbo bakajya baririmba aha ni bakidunda cyane rwose bahajya ati nabashehe mwari imbere pe amafoto yo kwa mutwe nayo yararyoshye none se ko minisitiri wa siporo Rwego yavuze ko umufana mwiza azamuhemba nizere ko bahajya ati bari mu bahembwa yavuze umufana mwiza umwe se cyangwa n'itsinda yaravuze ngo abafana bazareba umufana mwiza oya bashobora kuba ari itsinda ariko umufana mwiza Rwego rwose na madamu ntimuze kudubihiriza mu bafana kubona umufana harimo umuntu witwa Hajyati baraba Hajyati baraba n'ababa hari ba Hajyati hari n'abadamu ba Kimisagara ba mutima w'urugo shabagore bari imbere mu gufana dore kwa mutwe sasa dore quartier y'umuturage kabisa dore hano ejo niyo mpamvu uriya muyobozi wa UCI byaramurenze kuri Twitter yarandika ngo thank you Kigali Rwanda cyane rwose pe abafana yarababonye kuko abafana babaye benshi kandi twagize imana umunsi wa nyuma hari ikinyamakuru cyo mu Buholandi gisanzwe cyandika ibintu bigendanye n'isiganwa ry'amagare yavuze ati nta bafana turi kubona rwose i Kigali ibintu byacitse ejo numvaga keje bamubwira ati warebye none wafunguye televiziyo ukareba ibyo wavugaga ngo yavuze ngo hano Nyarutarama hepfo hasa nkaho hari none se arumva kuri golf hari vuye ndiko nta muntu utuye muri golf kubera ko ariho hantu banyuze ngo igihe kinini yavugaga ati nta vibe ziri i Kigali avuga ati vibe ntabwo uzaho biri kubera wowe urimo urareba ahantu ari kureba agace kamwe ugahita mu bindi ashaka ikosa rimwe riri mu mwandiko oyizi icyamubayeho nuko noneho gufotora i Kigali urumva hari ukuntu umunyamakuru aza bakavuga bati igihanganye cy'umunyamakuru gisesekaye i Kigali batagiye kwerekana uko Kigali imeze agakora stand up ahagaze mu hahoze hitwa mu Rwintare yego ati neza i Kigali nta muntu n'umwe ugihari dore naho bari baragiye abantu baragiye akabakoza inkuru ya none uzi ikintu gitangaje buri muturage afite ifoto ashaka barafotoye ntaza kuyishaka nyifatire nuko ariko no kuba abantu benshi batunze smartphone none ariko bagera hano mu mujyi gutya urenze hano Sainte Famille ruguru yewe nabonaga amatelefone nk'aya ngaya aha rero menshi gutya niyo hari ahantu nabonye noneho ariko bariruka batangiye ari 100 na bangahe 150 barenga cyo barenga 100 barenga 150 umubare w'umuntu ku wundi nyine biza kurangira harangije ngira ngo 30 na bangahe hanyuma bene wacu by'umwihariko abanyarwanda barazengurutse bazamutse kwa mutwe bakoze byose ngira ngo hasigaye inshuro ebyiri uwanyuma avamo biranga kandi barabibemerera ko umuntu wiruka iyo wowe ubwawe uriyumvaho kugira ngo uze kugwa ugahita uhagarara ejo hashoje abantu 30 hashoje abantu 30 mu 150 bari batangiye umunyarwanda wavuyemo bwa nyuma wari uri muri iri rushanwa nongere ndebe izina rye kuko hasigaye kuzenguruka kabiri bagarutse undi karadiyo yaviriyemo korona yari yabonye oya karadiyo nawe bakiri hakurya hari yabagiye imbere shemu Nsengiyumva shemu Nsengiyumva niwe wavuyemo bwa nyuma yavuyemo asigaye ku mwanya wa kangahe mwanya nta uriho kubera ko iyo utarangije nta mwanya baguha ntago baguha umwanya ariko iyo urebye ubona ko inyuma ye hasigaye benshi uko wagiye uvamo niko bagira ejo hatangiye abakinnyi 164 asoza 30 barimo umunyafurika umwe wo muri Eritrea usanga atwara Tour du Rwanda Gebre Zabier Emmanuel ikintu gihari
mu by'ukuri ukurikije uko irushanwa urwego rwariho ngewe ubwanjye icyizere nari mfitiye aba basore b'abanyarwanda nta nubwo nari nzi ko bari buzenguruke za nshuro 9 zo kuri golfe ngo baze kujya Nyabugogo bajye Norvege baze kwa Mutwe n'aha kwa Minyoni ngo babe bakiriyo ariko ikintu gitangaje ni uko yazamutse hano kwa Minyoni basoza bongeye kuzenguruka atari nawe wa nyuma bisobanura ngo mu by'ukuri yari umukinnyi Minisiteri y'u Rwanda ndetse n'igihugu aba bajene babashimire aho kugira ngo uyu muntu uvuye martya yarazengurutse izi nshuro akananirwa inshuro ebyiri za nyuma zo kugira ngo asoze irushanwa ngo azava hajye kuba umunyonzi Mahoko nyuma y'imyaka 5 tuzamusange Mahoko apakiye ibishyimbo akorera desi wenda none ntitwakinegura sabashyitsi akubara cyahari twanakwinegura tuzinegura rwose nyakubahwa madamu minisita nyakubahwa minisitiri rwego banyakubahwa abayobozi impamvu aba bantu banyonga barabaye abanyonzi batwara abagenzi ku igare bwacya mu gitondo akaza mu marushanwa akazenguruka izi nshuro akananirwa ebyiri mu by'ukuri uyu muntu yatangira kunyonga afite imyaka 10 nk'uko aba babigize umwuga batangira yari bube mu bo turimo kubara ko batsinda bityo rero ubwo niba uyu mukino uri mu mikino igihugu cyakiriye ukwiye gusiga inyungu ikindi mukabafasha no kubamenyera mukababera abadira mukabagurisha mu makipe meza yego uyu mukinnyi umukize mu ikipe yo muri Afurika wazengurutse izi nshuro ndagira ngo mumenyeshe ko yahereye saa 3 anyonga yavuye muri uyu mukino saa 10 n'iminota uvuga ngo yananiwe iminota itageze ku 10 niyo yanyuma atakinnye uguze kunanirwa impamvu imyitozo bya bikoresho n'imyaka baba baratangiriyeho gukora akazi n'imyaka bara rwose ushobora no kumenya Ariate n'amarushanwa make turebe n'indyo kwanza oya urumva twe tuva mu myitozo tujya kujya turangira turebe n'indyo rwose none babeshye nawo bita birangirira urumva buriya urumva bashobora ariko ubundi ibyo bintu babirebe aba bantu urwego ruri byibura bari bagezeho bakoresha uburyo navuga ngo babakize nyine babubakira abakinnyi uramukira mu gihe mwumvaga bibuminga oya babaha amafaranga yabo barayakobokeye ahantu nyine babayindurira ubuzima mu buryo uyu muntu kuba yitabira irushanwa ry'isi nyakubahwa abayobozi mwese b'iki gihugu ndetse n'umukuru w'igihugu aba bantu batuzirikanire wenda abandi bo barangara we tukwizeyeho gufasha aba bantu mubagira abantu sibyo si benshi aba bantu ni batandatu si benshi nabo umupira w'amaguru ikipe hari uburyo bayifasha ukabona muri hari abangaba hari abangaba amagare bayakinanye nk'imyaka 5 ishorerayo ni ukuri kwibara kandi irushanwa bari bayakinanye ryari irushanwa ryayo ariko bakomeza gukina nayo ngayo icya kabiri ababizi mu bashakira amakipe meza ikindi cya mbere rwose ubuyobozi bw'igihugu bubaha icyo bazishimira ko nibura nabo mu gihe cyo kwitabirira irushanwa idarapo ry'igihugu rikaba ryari imusozi hari umunsi bicaye muri ya ntebe y'icyubahiro mu gusiganwa ku bihe ibyo byose byari agaciro k'igihugu iyo umuntu akorera igihugu bunini yikorera amaboko bakoze isiganwa ry'isi ntabwo rero dukwiye kuzababona nyuma bari mu buzima bakora iko bikwiye ariko ba cameraman ngaye ngo dore abanyamakuru reka b'inyarugenge dore sinuta hano nabo ngabariya nabo bari barohereye bari barimo uzi ikintu gitangaje ni ukuntu abanyonzi barushye n'abanyamakuru bakaruha hako akikurira kamera nkuru iriya kamera ziraremera ariya marenze none murimo murareba izi hari uwari ufite ikiriho ikintu kireshya gisumbuka ukuboko nkuko naba mpagaze noneho yajya ajya guhaguruka afite mugenzi we akamuteruriraho umutonzi kugira ngo ashyire ku rutugu hajya mvuga ntizimbubeshye muzafotora mufotore n'isi ngaye nguko rero byari ibirori biri Nyarugenge televiziyo y'abafaransa ibuze ikikora itumira umuntu terebye mama ubu gahunda no kugira amagare oye buretse twigire none urabona ukuntu oye buretse gato none ukuntu ibirori biba byaryoshye hari uyu mubyeyi nyina w'iki gihugu urumva ni first lady abatamuzi hanyuma hakaba na wa mukoboyi wasimbutse urumva ikikubwira rero ukuntu siporo ari igitangaza
bituruka muri wa wundi ushobora kuba ataramenya ko yatetse ibishyimbo byashiririye bikagera no kuwuyoboye igihugu cyane Ariko rwose tujye tuvugisha ukuri ibi bintu usibye kuba bisize wenda n'amafaranga mu iterambere bisigiye N'ibyishimo. n'abanyarwanda ibyishimo ibyishimo birahenda ariko Imana iyo bavuze ngo ibyishimo birahenda aya Aho ubonye ugomba mafaranga kubyakira. ni menshi ngayo nguko rero ubwo uko biri kose Rwanda Revenue muzaduhe muzaduha ibijyanye n'ubukerarugendo Ifoto hoteli hano zari rwose. zuzuye urumva ibinyobwa ngo nabyo ngo byarahababariye oya abantu barahangayitse hariya we ntabwo bahangayitse ndavuga nyine ku binyobwa ngo barabinyoye noneho urabona kubera kunywa ufana ngo abantu bakajya bavuga bati izi ni uko ziryoshye ugereranyije n'iz'ahandi noneho harimo umuzungu iyo videwo niyibona nzayibazanira wabyinaga ngo azabatsinda Kagame yabyinanye n'abantu narasetse amarira araza ariko nyine yayibyinaga mu buryo bwe n'irushanwa rero ryari rigiye kumara rimaze iminsi umunani ari irushanwa ritangiye ariko aba bakinnyi n'abafotora n'abandi benshi bari muri iyi delegasiyo y'amagare bamaze iminsi yenda kugera kuri 15 i Kigali kubera ko haje kubanza imyitozo n'ibindi byose gutegura gusura amasite n'ibindi ubwo rero mu by'ukuri icya mbere twishimira nuko habaye umutekano ngewe nk'uwahoze mbabwira ngo ntituzagira umukinnyi tugusha ntituzagire dute n'uwaguye byatewe n'impanuka kubera ko abantu barimo kwiruka kubera ko hari imikino irimo kuba nta wigeze agushwa n'umuturage si ngewe kubashimira ntekereza ko perezida wa repubulika n'abandi bayobozi bazashimira abaturage n'umukuru w'igihugu yongera arabashimira ariko nk'uko twari twarababwiye ngo tube imfura twabaye imfura zitagira izindi ziterwaho tuba inyangamugayo tuba abafana beza dufasha ngira ngo n'umukuru w'igihugu ngubu yabyanditse mu ijwi rye ndetse anashimira iyi abayoboye UCI cyangwa irushanwa ry'isiganwa ku isi ry'amagare ariko abanyarwanda mwe muri ab'agaciro kuko mwatumye igihugu cyacu kigumana icyubahiro agaciro umutekano ibyishimo ndetse n'abajura twari twumvikanye ko muguma mu rugo kandi inama ndacyayibagira noneho ibisambo namwe muza kureba amasiganwa ntimwagira uwo mukora mu ishakoshi twabonye aba banyamahanga badusuye biterera udutente mu majaride bakaryama ntawe bibye ntawe bakoze iki muri inyangamugayo kandi amata bahame n'iki gihugu nuko twabitangiye tubivuga twavuga ngo ntawe dusiganye iki gihugu tukirimo umwenda wo kugikunda uko byagenda kose ni byiza ko n'abadusanga bakwiye gutaha bishimiye uko byagenze ubwo rero nejo narebye kuri televiziyo y'abafaransa ariko ivuga icyongereza nta kuntu wareba noneho kugira ngo biduteshe umwanya oya ntago ndi bubivugeho icyo nshaka kuvuga wumva abantu bafite ubwoba bw'ukuntu noneho tugiye no gutwara imodoka niba bafite ubwo bwoba rero bafite ubwoba bw'ukuntu ngo hagiye kuza n'amarushanwa y'imodoka uretse hazaza y'indege harya wari wambwiye ngo niki bazafungura hejuru kikabera nk'isorori ni Kigali Arena nyine Kigali Arena zafunguka gutya simere nk'isorori Beka Arena bayifungure bakureho agasorori indege yinjire Kigali be Kigali umujyi ntabwo bazi ko ifunguka gutya se bazabibona nyine indege imanutsemo ubwo rero n'umukuru w'igihugu yakiriye hari n'amarushanwa ya boxing nkurikije uko nabibonye ni boxing azaza ntashobora ku ibintu byo ubundi nibatuzanira ibyishimo i Kigali oya ariko bazanemo na bya bindi baterura bagakubita hasi biba birimo abantu banini kaci biriya byo nzajyayo yani by'ibisore world champion nyamara na box turayizana wa mugari bose wodi abatera amakofa iriya WBC uvuze gutyo byawe w'ingomese umutera kofi mutera amakofa yego ariko baramuteye nawe nawe yarateye n'uyu mupoya Yusufu buriya hari n'ukuntu ngo bafunga ingumi ku buryo uhita ubona ko umuntu asanzwe aribyo akora kandi uzarebe bakoresha akaboko k'ibumoso ucunge hari ukuntu ariko kazamuka gutya kaza igipfunsi byaje kurangira perezida ari utwaye irushanwa uriya musentire cyangwa icyo gikombe cy'isi iki bamuhaye cyo gutera amakofi uzi ikintu kibaye uzi ikintu cyabaye Bekare na ari ukuntu hagati mu kibuga bazashyiramo icyo bita ringi none tukicara dutya ica umuntu biba uko byakabaye hari irushanwa ryigeze kuba hakina Pacquiao n'undi muntu ntibuka abafana barinjira hari abatinze rero bagatereka twinjire tumaze gusukamo kamwe basanga barimo baratanga igihembo
cyagiye pake yabo hariya arwana n'uza se murashaka Sinzi kubita uwabakinaga amasegonda wo muri- nk'atanu match w'umunyamerika. kabera. si Mayweather Mayweather ikintu kibi rero cy'iyo mikino ni ukuntu umuntu utinda ubwo ujyayo mu ba mbere ugomba kujyayo mu ba mbere nibazane niba ari rero nakunywa Ukanywa uhari. ukanywa uhari noneho murabanza mukishima mbere y'uko match itangira kuko hari igihe Ushaka- irangira igitangira rwose bitarasi ariko bazazanemo na kaci Kaci ubwo rero ngira ngo ibyo ni ibyaranze imikino yego mu by'ukuri ntekereza ko uyu muntu dusangiye uruhu azatuzanira nawe ibyishimo i Kigali nabyo bafane niba na N'ibindi. bari yaraje urumva Kigali Formula 1 igiye kumanuka y'imodoka Ejo byari byateye umuntu- buriya na bya bimuto ejo byari bizaza byateye umuntu agahinda none ariko umunyamakuru akajya umubiri arimubaza mutabibonye kuri tureka nkwereke televiziyo. uriya barabihorere zana indi nkuru reka nkwereke hari n'ikibuga rega bafunguye mu Bugesera cy'utugare tugenda dusota gutya twa tundi dusota cya kindi kwa gasore cyane iriya shampiyona rero nayo mu minsi iri imbere mushaka kuzayibona i Kigali batuzanira ibyishimo n'undi tugeze mu bihe byo kwishima twarababaye bihagije